Oh, that's love. Ni urukundo. None hari igihe nigize kumubwira ariko sheri iyo bamwise Umukecuru ubifata uti muri gupanga ubukwe cyane rwose. bitaraga twiko. Oya bitaraga twiko. Turimo gupanga ubukwe rwose. Ukumva uzamushyira mu mago. Ni ukuri. Akambira mama w'abana banje. Ya. Umuntu ushaka kuvuga Jenny ngubu ku myaka ye aracyabyara kuvuga ngo mama w'abana banje afite imyaka 40 na kandi niho umugore atangiye gucura. Ya. Nanjye mfite umwana. Yego. Nawe ufite abana. Nubwo byaba bitanashoboka twarira abo dufite. Yego. Cyambere burya n'urukundo. Imyaka 33. Wowe ufite imyaka 42. yego umurusha imyaka 9. wagiye ubeshya umaze kugera mu 5 wagiye ubeshya ugashyiraho nk'itanu gusa nashatse kurya urwara kuvuga basi nirindwi mbwira afite imyaka 33 wowe ufite imyaka 42 umurusha imyaka 9 nubwo yabicu ntabwo yaba ari myinshi. Perezida w'Ubufaransa umugore afite imyaka ingahe kandi urayizi amurusha imyaka myinshi 23. 23 aranyumva ntega amatwi kandi amba hafi. Wabuze umuntu ukumva cyane. Naramubuze kuko n'abana bari kunyumva nabo bavukanye ibikomeye. Ya kuko nabo barababaye. Ubuse uwamuha kabizo se atata siri akandi ni ukuri udafashe ko bisanzwe beta ariko ndabona afite isoni. Oya nasa mfite ndabifiringa. Ya uko namwatse urukundo rero bo hari ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Ni byiza cyane ko uyu munsi tukwicaranye ni couple muri kubareba umwe si ubwa mbere mumubonye by'umweko muri iki kiganiro inkuru yanjye yatubwiye ubuzima bwe navuga ngo babaje yaciyemo mu myaka yashize ariko uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ibibabaje tugiye kuvuga amashimwe akomeye cyane. Yitwa Jen we yitwa Bertrand tubaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Jen nishimiye kubona utari wenyine. Yego nanjye ndabyishimiye. Yego gusa narakererewe kumukwereka kandi nari nzi ko wari umuntu wifuza ibyishimo byanjye cyane. Uyu munsi umeze neza cyane. Meze neza ndashimye. Sasa rero reka mbwira abantu ko turi muri Sande Park ni jardin nziza cyane iri mu mujyi wa Kigali Nyarutarama kwanu mwifuza kuba mwahasohokera nkuko Jenny na Bertrand bahasohokeye muri kano kanya ku mazi hari ibiti n'ahandi hatandukanye hari n'inzu nziza cyane mu minsi iri imbere tuzatangira kubereka abantu bashaka kuba basohokeramo nziza kabisa. Ikaze mu kiganiro muri Sande Park. Nanone ko abantu mwifuza kugurira hanze y'u Rwanda imyenda myiza amaherena amabiju ibikoresho by'ama electronic nk'amamashini amatelefone n'ibindi bitandukanye mutugane by'umweko mukiye kuri iguriro cyane cyane ko iguriro dufasha guhahira nko muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bushinwa Dubai aho ngaho nkuko muri kubibona by'umweko kuri ekran yanyu. Byumvikane ko waca kuri iguriro ni kuri 07 81 81 61 80 ubundi ukabasha kubona byinshi cyane ku byerekeranye na iguriro. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp ku bantu mwifuza kuba mwahamagara hagati y'imisi 7 na 14 icyo wifuza cyose kiba kikugezeho kandi mu mutekano wose. Ni mu nkuru yanjye ndi kumwe na Jen ndetse na Bertrand. Jen Karame reka nanjye nkubaza ari wowe ibi bintu biza bite? Ibihe ushatse kuvuga ibihe ufite umuntu kuva ryari? ko amezi ashize ari menshira twamenyanye mu kwa 12 mu kwa 12 umwaka washize ubu turi mu kwa 9 hafi umwaka ugiye gushira. Umwaka uri hafi gushira ukabyihira nabigeza kugira ibanga. Abahetazi bari hano hanze jera wigeze gutinya hari hano hanze hari abantu bari umwanda bababaye murabaye gukoresha iyo mvugo bababaye. Hari ikintu nshaka kumenya ubushize abantu bagututse ngo ufite umukunzi uwo mwana sinzi nama nabivuga uri kumwe na Bertrand ko nawe yabonaga itangazamakuru. Uyu munsi meze bite? Barantutse nibyo ariko barakoze no kuntuka kuko nangiye kugeza ubu ni ikintu nicuza mu buzima. Ni ikintu nicuza ariko nanone natewe n'impamvu z'ibikomere nari ndimo kirya gihe. Yego ndabyicuza ariko ubu noneho ngira ngo ntago bakintuka. Niwaba ntuka ni wa wundi umunyeshyari. Mbwira usore mwakundanaga yanganaga gute? Yari afite 25. Ufite ingahe? Nari afite 40. 40 ufite 25 wamurushaga imyaka 15.
ibyo ngibyo akenshi tubimenya ku bagabo bakaba bakuru cyane, abagore bakaba bato cyane. ariko reka mbabwire ibyo bintu mu gihugu cy'u Rwanda ndifuza ko byacika. Uravuze uti tubimenyera ku bagabo, why not ku bagabo se? Kuki abagore bazatsikamirwa kugeza ayo masaha? Kuki biba ku mugabo ntibigire ikibazo ariko byaba ku mugore bikagira ikibazo? Imitima yabikunda simwe subiza ko kantu. Nese mbwira kuki mwatandukanye se? Impamvu twatandukanye ni Imana yabikoze. Kuko yabonaga ko ndi mu buyobe kandi hari uwe yengeneye ku ruhande. Wari mu buyobe kuko ngo yari umwana muto cyane. Oya, ntago ari yo mpamvu gusa. Ntago ari yo mpamvu, ahubwo buryo wa mugani uri umwana n'ibitekerezo bibari bya cyane. Wabonaga nivo y'ibitekerezo byanjye na nivo ye bitahura. Ugasanga aho ndi kumubwira wenda ibyo umuntu mukuru yagakoze, ugasanga we kubera ko ibitekerezo bye biri hasi, biri cheap cyane, ugasanga ntago ari kubyumva, ugasanga ntago bizahura. Ugasanga ni wa wundi uzabwira uti iki niki cyakagombye kugenda gutya, akarira wenda n'urugero se yari kurira n'umwana wanjye akarira, ntari kumenya amazane. Ubwo rero ntabwo yari uwanjye. Kuki weme gutetwa n'umwana muto cyane? Nibyo bikomere nakubwiye Gera. Niki nubwo yananterese ubwo nijye wamuterese. Kanima wumva gukeneye iki? Numvaga nkeneye affection. Ntabwo nayibonye mu bwana bwanjye, ntabwo nayibonye mu rushako, ntabwo no muri iyi myaka 30 n'ingahe kugeza kuri 40 nta affection narabonye. Ducemo muri make cyane ku bantu batumvise inkuru y'ubushize. Mu bwana bwawe wagize iki kibazo gituma uvuga ngo ntabwo bwana bwanjye navutse ari zanda zitateganijwe. Ntabwo ngikunda kuvuga rya jambo ku kinyenda. Senyeri kunda ari n'umukunzi wanjye naboneye hano warimbushije. Navutse mu buryo butateganijwe, mama rana kubw'ubuzima. Urumva mbaho mbabaye. Agutukira uruhinja rukivuga. Ngira uruhinja rw'icyumweru iminsi 7 aranjugunya. Mbaho mbese ndi ku muhari yamvugo y'abahungu y'urubyiruko rw'iki gihe. Mbaho ku muhari nderwa naho narinzi ko ari iwacu, nsanga si iwacu, kandi wandeze yari mama wacu yitwa ko na mukadata. Byitwa ko umugabo we yateye maminda ariko bitari biko byari biri. Mama baramuteye inda, umuhungu amuteye inda aratoroka. Mama wacu amfata nk'ari mukadata, kandi nawe atazi ko atari mukadata. Umugabo nitaga data nawe agajya ashaka ko ndyamana nawe. Ariko bw'amahirwe ntabwo naryamanye nawe, naracitse ndagenda. Ubwo buzima buransharira. Ngira ngo ndashatse ngiye byibuze kubona aho najya ku musaya, umugabo ankubita ntujuje iminsi 5 ngezewe. Agatangira kunkubita, agatangira kunyirukankana, nta cyaha nta kosa na rimwe nakoze, nta navuze. Ubwo nibwo buzima mu cyamake nanyuze. Umugabo mwabyanye abana babiri. Batatu. Umukuru ngana gute Jane? Ntabwo njya ngunda kuvuga imyaka y'umwana wanjye bitewe wenda hari impamvu. Bitwaye ikisi. Urugero ntacyo tubireke. Reka tube turetse kuvuga imyaka. Imyaka tuyireke. Ariko gusa ni mukuru. Ariko yari hafi kungana na wa musore wateretaga. None yari nk'icya kabiri cye. Oya. Yari nk'icya kabiri cye, ntabwo naguhisha. Nese mbwira iyo bakubwaga Jane kuki uri guteretana n'akana gato cyane? Hari no bimbaza se. Uwabimbaza ko numva social media warabonaga. Numva warabonaga. Buri muntu afite uburenganzira bwo gukunda uwashaka no gukundana n'uwashaka. Umvaga umukunze cyane. Nari narasaze. Waramwigisha mu guti ndagukunda. Yewe nabimubwiye kandi biri byo. Nabwa ndi nukuri ndagukunda. Twahuriye ahantu muri filime, ari director wa filime. Nagiye muri filime ari kugira ngo ubuzima bwanjye nabayemo byibuze mbukine muri filime numve nduhutse. Tugeze nsanga ni director wa filime. Aba ankunda ko ndi umukinnyi mwiza. Ahubwo n'abantu bashaka abakinnyi ba filime zanshakire, ahubwo zanashakire barebe ukuntu bakinira neza. Ubwo akajya avuga ati mu bantu bakinnyi ba filime hano uyu mubyeyi azi kubarusha gukina, arakina bye ntarone nimwe adashobora. Uko agenda nanjye ambwira ko nzi gukina, ngiye nanjye ngenda numva ko nkumva urukundo rurimo ruraza gake gake. Ariko nyine bwari ubuyobe. Nese mbwira uyu munsi uje gukundana na Betra byaje gute? Sibi ko nazi kwitwibwira. Okay. Nje ntabwo njya muvuga mu izina. Ubu sigaye mwita daddy. Ako ndabona nawe ari mutoya. Bitwaye ikizi? Ntacyo bitwaye ko si uruhinja. Si n'umuribu. Apfa ko atari umuribu gusa. Ariko ibindi ntabyo nitayo. Apfa ko akuze mu mutwe.
afite ibitekerezo Yeah. ni mukuru rero ntacyo banza tubwire waje gukundana nawe uraza kutubwira n'ukuntu ari mutoya uhata ibibazo ukagira ngo abayiribu okay Bertrand twahuriye kuri social media Yego. ndi muri buriya buyobe nyine navugaga aza ari umufana yandika komenti gene turagukunda rata bibaho nta kibi wakoze Yego. mwikundanire gutyo gusa nyuma byarafi yarinze aranyandikira ko nimero yanjye ari public Yego. aranyandikira ati Jeni ndagukunda ngiye nkumva ko ni rwa rukundo rw'abafana Yego. ni murakoze cyane nanjye ndabakunda ngashyira mu bwinshi Yego. nk'abafana arangije arambwira ati rero ntugire ngo ni rwa rukundo rw'abiki gihe cyangwa se nka rwa rundi uvuyemo rw'abafana ya cyangwa rwa rundi uvuyemo okay jewe ndagukunda biri real mu by'ukuri gera nahise numva ari nko muri ba bafana bandikaga comment mbi Yego. babonye ko natandukanye n'uriya mu ex yego sinjashaka no kuvuga izina rye babonye ko twatandukanye noneho akaba ashaka kugira ngo andebe mu mutwe arebe ubusazi bwanjye n'ubundi ko gisara kuko icyo gihe nimva nari narasaze rimwe aransaba ati ko numva ashaka ko duhura ariko akagenda nyandikira utumesage twa hato na hato akampamagara ntabitindeho Yego. nyuma arambwira ati ko numva ashaka ko tuzahura anje no kumubwira ni wapi mbwira ibyo ushaka kumbwira nyuma ati ni ukuri nyumva ndashaka ko duhura umunsi wa mbere ndagenda turahura yimukubita amaso yebawe ndavuga n'uyu musore arashaka kumbwira iki wikanze kubera iki wari umukunze naramurebye mbonye igihagararo cye reka sheri uri mwiza ubona ni boga siri mwiza rata mbona ni bogari mbona hari tafauti hari itandukaniro ryaho mvuye naho ako kanya nari ngiye yeah kandi ryanahari ariko nanone mbwira Jen iki ndakigarukaho ibibazo byanjye ni nk'ibyari bo wamugana niribuko Bertrand ni mutoya kurenza wowe nta kibazo ndabyemera njye saje ngo nyambeshya ntabwo tungana imyaka umurusha imyaka ingahe ako ubimwibarize njye ndakubwiye iyaje iyawe ni ingahe uyu munsi ko subu ibaye 42 Bertrand ufite ingahe yewe ntabwo ndabitangaza ariko ntabwo uragize imyaka mirongo itangaze ntushaka kuyivuga imyaka se ari cyo kubera navuye mu ntuza gusa jenoside yabaye n'indera uri umwana yari umwana ariko naravutse yego yari umwana muto yari umwana kuki yongeraho muto we yigize yivugira muto ariko ubundi wayivuze ufite imyaka ingahe Bertrand ikibazo nari nabwiye abakunzi bacu ko tuzayibabwira ariko oya ntacyo abakunzi bacu ntara abakunzi bacu wagize ngo hano ntara dufite abakunzi afite imyaka 33 itatu wowe ufite imyaka 42 yego umurusha imyaka 9 wagiye ubeshya basukira nk'itanu wagiye ubeshya ugashyiraho nk'itanu kuko nashatse kurya urwara kuvuga basi nirindwi mbwira afite imyaka 33 wowe ufite imyaka 42 umurusha imyaka 9 nubwo yabicu ntabwo yaba ari myinshi perezida w'Ubufaransa umugore afite imyaka ingahe subiza bakunzi bacu natansubiza arabara umunyamyamba kandi tujya tumwise amurusha imyaka ingahe kandi urayizi amurusha imyaka myinshi 23 njyewe se byaba ikibazo murusha 9 twese ntituri abantu twambaye inyama n'amaraso ntidufite imitima y'inyama yes aho ndagushubije murusha imyaka 9 umva nta kibazo n'igito kirimo nta kibazo ndi proud yabyo nta kibazo mfite yego kuko narisobanukiwe ariyo mpamvu ushaka kubwira abadamu twe gutsikamirwa nyakubahwa perezida yaratuzamuye dushyira hejuru twisobanukirwe no mu mitwe yacu no mu mitima yacu twisobanukirwe tumenye ngo niba uri umudamu ufite gukunda kandi ufite gukunda umuntu utarebeye ku myaka gera imyaka ni imibare ni umuzungu cyangwa se umuntu yagize gutya ashyiraho ngo imyaka guhera uyu munsi ngo ni imyaka iyi n'iyi imyaka ni imibare ntaho ihuriye n'urukundo habe kandi urukundo rujyaho rushaka yes mbwira wize ko Bertrand atakubeshya kuko n'umwana muto cyane ntabwo ari umwana muto cyane umva mubwirege mbabarira wimfobereza umugabo ntabwo ari umwana muto cyane si umuribu ntabwo ari umuribu imyaka 9 si ni umusore mutoya ni umusore bogari w'ibogari mutoya wize gute ko atakubeshya akaba atetse utwana dutoya aruta genda mwizera gute mu byambwira mu bikorwa burya ushobora kubona ko umuntu ari rero niba ibikorwa bye bingaragariza ko ari umuntu utajya muri ibyo nkabona ibitekerezo bye niba ari umuntu ngira inama ntago
ntago ajya muri buriya bwana butoya kandi nawe arabyivugira nta muntu ushaka kuvuga ati Jane noneho ibinagiyemo n'ibiki avuye ku mwana w'imyaka 20 n'ingahe ku musore imyaka 30 ni ntago abo babura ariko iyo ari byo byose harimo itandukaniro ryaho narindi naho ndo ni 25 na 33 biratandukanye cyane ufite abana bari mu myaka 20 yes benda byebyo byose urumva bari mu kigero kimwe na mu kigero kimwe ni 30 na undi ni 20 ubwo urumva bihuriye okay iyo bari kumwe tubona ko bangana byanze bikunze oya ibyo nibyo utekereza udatuma n'abakunzi bacu baza kuvuga ngo burani reka nta naho bahuriye ntacyo tubyemere gutyo nese mbwira abana bawe bafata gute iyo ukundana n'abana bato n'abasore bato kuri wowe abana banje bari civilize abana banje ntago ari nk'abanyafrika bagitsikamijwe n'imyumvire baravuga bati mama ikomereza ibyo wagiyemo aho kugira ngo ugende ubindaya hariya uzana abantu ugire gucya tukubone watashye wasinze watanye n'umugabo cyangwa se wararagujwe aho ngaho kundana kandi abana banje barabizi bazi ko nta rukundo nabonye kuri papa wawe bazi ko nta rukundo nabonye kuko nari abicaje mbatekereza story ubuzima bwanjye iyindi barayizi barayibonye kuri papa wawe barambwiye bati mama ikundanire ibyo abantu bavuga ntago twe tubyitayeho kandi kuba niba tutabyitayeho abandi ntibaguca intege ikundanire abana banje n'abazungu n'abasirimu ukuntu tujye tubona akenshi nk'iyo umubyeyi w'umuntu ashatse abana be basigaye bita wa muntu yashatse papa cyangwa mama abana bayisha ko bakwita betra papa ko tutari abana mugiye mwabana abana banje bafite ikinyabupfura bazabimwita niko nibaza kuko kubavugira ngo bazabimwita sindi mu mitima yabo ariko nkurikije uburere bafite n'ikinyabupfura abana banje nabatoje mu burushyi bwose twabanyemo bazabimwita kuko burya umwana yita ise umugabo wa nyina ise bitewe n'uburyo abafashe naza babereye se bazamufata nka se naza babereye undi muntu azamubera naza babereye tonto azamwita tonto ariko nabitaho mu bushobozi bwe akabafata nkuko ise yakabafashe bazamuta papa niki ajya gukora kumva nawe uranyuzwe ya fiction wayibonye uyu antega amatwi aranyumva antega amatwi kubabara kwanje no kubabara kwe rero umuntu wanyakiriye umutima wanje ubabaye ushengutse nawe uwanje washenguka ugashengukiramo we cyangwa se akababazwa n'ubuzima bwanjye nanyuzemo nubaka bavuga ati nifuza ko ubuzima bwawe mbugendana muri gi mbese akabufata akajya bugendana kuko aravuga ati ninjya gukora akantu gato nabo twaye ubuzima bwawe muri gi nzajya nibuka ko nta kubabaza kuko wababaye uwo muntu hari ikintu wamunganya nacyo aranyumva ntega amatwi kandi amba hafi wabuze umuntu ukumva cyane naramubuze kuko n'abana bari kunyumva nabo bavukanye ibikomere kuko nabo barababaye ubuse uwamuhaka bizose akandi ni ukuri udafashe ko bisanzwe beta ariko ndabona afite isoni mu kanya gato cyane ku bantu bifuza kugira ibyo babaza muze kwibaza muri commentaire ni ukuri pe ikintu kitwa gutukana cyo ntabwo tugishaka niba Jane inshuti yacu yaduhaye inkuru navuga ngo itani nziza yaciyemo kuva kiri umwana muto cyane yatawe na mama we ari uruhinja kubw'impamvu runaka aza gushaka umugabo ntibyagenda neza bigenda nabi ndetse nabi cyane gukubitwa gozwa ku nkeke n'ibindi bitandukanye ariko uyu munsi akavuga ko yabonye urukundo rw'ubuzima bwe kandi cya kindi yabuze mu bwana bwe cya kindi yabuze mu gihe yashakaga umugabo akanabyana n'abana bageze kuri 3 avuga ko ari kukibonera kuri Bertrand bitari inkuru iturutse ku wundi muntu wabukunze gute Jane Jane namukunze mbona nari ndi umufana we igihe yakundanaga n'uriya mu ex we mbona nabashyigikira just ntabwo nigeze mbakwena cyangwa irute ahubwo nabonaga hari n'inyigisho birimo kwigisha n'abantu kwa kundi umuntu atitinya nanjye nari ndi mu bakunzi babo ntabwo nari ndi umufana wabo nari ndi umukunzi wabo nicyo kintu cyatumye kinyattractinga cyane noneho ikintu cya mbere kindi gikomeye ni ubuhamya yatanze hari ubuhamya bwe yatanze kuva akiri umwana burya ababara akiri umwana kugeza azamuka n'urushako rumubera rubi genda gucya ariko buranyattractinga cyane mbonye atandukanye n'uriya mu ex we mwaka urukundo
uko namwatse urukundo rero hari nabanje kumuhamagara nabanje kumwohereza message kuri WhatsApp nzamwohereza message then nyuma nza kumuhamagara ndamubwira ati ndashaka ko tubonana vis-a-vis ikintu cya mbere mfite amatsiko ni ukumubaza vis-a-vis buriya buhamya bwe yego niba uko ari ukuri nicyo kintu mfite amatsiko cyane kuko nicyo kintu cyane attractive cyane ubwo bwa mbere ntabwo yabyemeye yavuze ko afite gahunda tubishyira ejo nabwo bibaye nanjye bikubitana na gahunda nayo mfite nano tubishyira ukundi munsi yego undi munsi tubishyizeho turahura niko turaganira numva nabimubwiyeho numva birasa nkaho mutushije ukuntu yego ariko biza kugenda neza kameme bona biciyemo nese mbwira akurusha imyaka 9 icyo kintu ntabwo ugize ugitekerezaho akenshi dukunda kuvuga ngo umugore turuta n'ubwo turuta umwaka umwe rimwe n'imwe dusanga tubyibazaho cyane ntabwo narebeye ku myaka narebeye ku mutima kuko imyaka ntaho ihurira n'umutima kuko umuntu uwo ari wese arakunda cyase ntabwo nubwo yaba afite imyaka myinshi nibyo bindi yavugaga ngo kwa ura Macron yego mu Bufaransa n'umugore we baje harimo difference nini cyane mu myaka yabo just ngewe ntabwo nigeze mbigendera by'imyaka numvaga ko icyambere n'urukundo nanjye nkumva ko byibura hari icyo nakora ku buzima bwe kuko yarabaye bihagije icyo gihe ntabwo waba ugiye kwitanga cyane kurenza uko wareba nawe ibyawe burya hari ikintu kibaho burya umuntu abanza kwikunda agakurikiza gukunda undi kuko burya ntikunze nawe iyo ntarikunze nawe ntiyari kumbona kuko kameme mba naranapfuye kubera kutikunda ariko kuba narikunze nawe nawe twaje guhurira ntago ari kwitanga kumutera navuga binabaye ngombwa kandi nabwo nabikora just ariko nisimbwe ari ikintu navuga ngo cyatumye utikunda ku buryo uvuga uti Jane yaciye mu bintu nk'ibyanjye cyangwa ibi bijye kumera nk'ibyanjye nta kintu cyatumye ntikunda kuko just ni nk'urugero naguhaga mu gihe mu manyi ni hafi umwaka mu bantu navuga ngo babareba inshuti zanyu inshuti za by'umweko cyangwa na family yawe iyo bamurebye navuga bati kutuzaniye n'umukuru kukurenza kereka wenda amakomanteri tubwiza ukuri ariko ndababwiza ukuri kuko nabyibuka no kuri ntuza no kuri channel yacu nazanyeho mushiki wanjye namuzanyeho nawe abishyigikira nta kibazo ni ikimenyetso wenda kigaragara ko na famille byishimira gusa ikindi navugaho nuko burya ntihabura abantu nta muntu nta muntu utavugwa nta n'umuntu ushimisha abantu bose ibyo mbibona wenda cyane kuri komanteri ukabona ibyo ntabwo byabura niho usanga abantu batabyumva batishimye ariko ntawe ubuza nka komanteri navuga ngo yagushegeshe nubwo itagushegesha cyane kuvuga uti komanteri ni mbi komanteri yambwiye kuko sinkunda kwita kuri komanteri kuko nzijyaho ngira muri njyewe ubundi kuntu meze nkunda kwibagirwa ikintu kibi ariko nkazirikana ikintu cyiza gusa iyo mbonye komanteri gusa ndavuga ati bamuvuze nabi cyangwa bamvuze nabi cyangwa badututse cyangwa bagize ute komanteri yatubonye nabonye niyo badututse ivuga ngo iki bavuga ati ngo ibyo turimo ngo bizarangizwa n'amarira icyo kintu banciye intege cyane ariko nta mpamvu yo gucika intege kuko na perezida wacu aravuga ati hari ijambo akunda kuvuga aravuga ati burya ntituzite ku bantu b'abacantege cyangwa se nabo bazahindukira abo bacantege bazahindukira yego batakibasha gufungura imishumi y'inkweto zawe yego icyo kintu ndakimukundira cyane his excellence kandi ikintu cyiza cyane birumvikana Jane umukundiye iki Jane ni mwiza bya bindi byose Jane ni mwiza cyambere ni mwiza rwose n'abantu bavuga ngo ari amagambo yose ni mwiza cyane pe Jane ni mwiza niki kiza umukunda cyane uvuga uti umukobwa nk'uyu nguyu se reka wenda mudekarare muri we yego muri we imbere umuntu w'imbere we Jane ni umuntu unyumva nanjye aranyumva kandi agira urukundo ndabibona sibyo ndabibona pe hari ibimenyetso ndanagenda nuko nashaka kubitangaza ariko hari ibyo nikoreyemo nk'ubushishozi cyangwa ubushakashatsi mutunguye nabwo atabizi ko ari byo bintu nshaka ariko nza gusanga koko arankunda yego ikindi wenda physically cya physically ni mwiza nta kibazo
nukuri n'ubu ngubu nk'urugero sibyo niganye n'abantu benshi sibyo ikindi wenda ngiye nta kazi mfite biraka nkora n'ibyo biraka mbonamo n'abandi bakobwa benshi n'ibiki byose ariko ntabwo nigeze ngira ute ibyo byose ntabwo byanshituye cyangwa se ngo mvuge no wakunze nkuko akunze Jane oya ndo ni nkuko nguko ntawe nakunze nkuko nkunda Jane cyangwa ntawe iyo Jane ntazo kumukunda nari kubahitamo nicyo kintu wenda nashatse kugaragaza imyaka kuri wowe akurusha ntabwo ari ikibazo imyaka 9 ni myinshi ntabwo ari myinshi kuko eka nkwereke nk'urugero nkuko twabivuze wenda twebwe turi abanyarwanda kandi turi abanyafrika ariko buriya nubwo hari n'abakundana barushana imyaka na 20 na 40 ingahe babaho kandi bakagira urugo rukomeye iyi saha none hari abantu bakundana bya bindi societe yumva ko ibihamanye n'umutima wabo banganya imyaka cyangwa barushanyaho umwe basanga ingo zirimo gusenyuka cyane ikintu nashatse kugaragaza ni uko cyambere ni urukundo ntago ureba wenda umuntu arebye icyo kinyuranyo yatakara cyane kuko isaha barimo gutandukana turabizi turababona benshi kandi banganya ubona Jenny yakubakiye akakubera umugore wifuza cyane rwose kuko nibyo byo turimo kubipanga muri gupanga ubukwe cyane rwose bitaragatwiko bitaragatwiko turimo gupanga ubukwe rwose ukumva uzamushyira mu mago ni ukuri akambira mama w'abana banjye umuntu ushobora kuvuga Jenny ngubu ku myaka ye aracyabyara kuvuga ngo mama w'abana banjye afite imyaka 40 kandi niho umugore atangiye gucura nanjye mfite umwana nawe afite abana nubwo byaba bitanashoboka twarira abo dufite cyambere burya n'urukundo aho urukundo rukuwe n'uhujya kuko burya ushobora kwirukira wa muntu ngo gutya na gutya gasanga urababaye cyane birenze umuntu umusore ukurikira umugore umurusha imyaka ushobora kumukurikiye wenda amafaranga ushobora kumukurikiyeho wenda ubutunzi runaka ubwo ari bwo bwose nta kintu mukurikiyeho nawe arabizi kuko yaba nkimukurikiyeho nawe aba yarabibonye rero buriya umwaka ni mwinshi nawe umwaka ni mwinshi kuko par rapport y'abantu bashobora gukundana icyumweru kimwe bakahita babana ariko twebwe n'isaha ya none aha umwaka ni mwinshi ari ibintu mukurikiyeho yaba bibona uyu munsi murabana nk'umugabo n'umugore hari ukuntu ntabwo turabana ntabwo murabana kuko turi abakristo turasenga ntabwo twakora iryo kosa dutegereje ko bizajya mu mucyo n'abantu bakabimenya n'abakunzi bacu bose bakabimenya kandi banadushyigikiye kamembo badushyigikire babashyigikiye pe niba ari ubukwe mufite mu buteganya ryari kwe kwavugaga mu mwaka uriya mwaka uzaza ariko twadutura precise itariki ariko ni muri uriya mwaka famille yaramwakiriye just nibwo ubu ngubu hari ibimenyetso famille yamwiyumvishijemo icyo nsigaje noneho ni ukumwerekana biri official ufite ababyeyi se ndabafite nese uramutse ubajyanije Jane ukababwira uti bahita banabibona ko akuruta ntabwo ufite impungenge yuko bitagenda neza impamvu mba narabibonye kuko urumva niba nibyo navugaga cya gihe hari mushiki wanjye nazanye kuri channel yacu barabyishimiye nabo ya Jenny Show channel yitwa Jenny Show niyo dukorera ibiganiro namuzanyeho ni ibintu bishimiye cyane n'isaha urumva niyo mpamvu mvuga ati hari akantu mfiteho amakuru ntago babyanga nagakije ajya gukora ukavuga uti uyu niwe mugore nifuzaga Jenny ankora utuntu twinshi kuko hari n'igihe tuba wenda turimo kugenda n'amaguru gutya ukabona haranyitambitse ubona ubwa mbere yabikora nagize ngo ni ibintu niko ameze ariko nza gusanga ni ibintu yikoresha aba ankorera arantungura muri make hari utuntu twinshi antunguza nanjye bikandenga kandi ntabwo nigeze ngira ute sinzi nahise mvuga ati uyu muntu agira urukundo pe ni icyo mukorondaho cyane by'umwe ko inyuma kuva ku musatsi kujya ku kirenge urumva mukunda wese kuko urumva mukunze igice kivuyeho kameme hari ikintu ukunda gute umugore afite amaso meza umugore afite imisatsi myiza ariko abakunzi bacu nibabyumve nabi bati ntabwo nshaka gupresiza ndamuvuga ati nkunda iki n'iki kuko kivuyeho nshobora kugira ikibazo cyangwa se nkamwanga wenda ikamvuge nk'uko nguko njye agira amaguru meza
ni kimwe mu bintu byagukuruye byanze bikunze. Oya ikintu cyankoreye ni ubuhamya bwe cyane. Yego nese mbwira iyo uri kumwe n'abana be byanze kunze nubwo ubaruta ariko ntabwo ubaruta cyane. Ndabaruta cyane, ndabaruta. Ubarusha imyaka ingahe? Ndabaruta bari mu myaka 20 mu myaka 30. Hari igihe ushobora kuba barusha 10 n'ingahe 13 cyangwa 10 hafi gutyo, sibyo? Muri iyo myaka rero sasa iyo muri kumwe ukavuta nshatse umugore ufite abana bangana gutya umva atari igitangaza? Ntabwo ari igitangaza kubera impamvu nuko buriya cya mbere nkunda abana n'umugisha. Ikindi ndamaze gusobanukirwa ko Jane kuba yarakoze divorce ntabwo ariyo byaturutseho. Icyo kintu cyonyine ni ikintu cyatumye nza no gupresenta Jane agira urukundo kandi rutari pirate. Mu by'ukuri ndabishimira cyane n'abana be barabizi ko mbakunda. Iri kumwe n'abo bana se bakuru bari mu myaka 20 na Jane uba witwaye gute? Urumva niba tuvuge niba turimo kugenda niba tugiye wenda tuvuge nk'expo wenda yabayeho tuvuge niba tugiye nko muri expo turi kumwe nabo tuba twisanzuranyeho bityo bisanzwe, ariko igihe nikigera byose urumva nabo bazamenya ukuri, ariko ufitemo akantu nyine nabo babona kataraba keza. Ujya akantu keza ahubwo babona ko hari ukuntu mbese bimeze na mama wabo. Umwita guki ubundi Jane iyo muhamagara? Jane mwita Shu, nkunda kumwita Shu cyangwa mwita mami. Iyo muhamagaye mami ubwo ntabwo uhita bihindura indi nyito? Gute? Akufite mami se ni mama wanjye cyane nyogokuru. Kuko nawe nyita daddy. Mwita mami nawe akanyita daddy. Urumva nawe abikomanze ko gutyo nawe yagira n'abandi babikomanta kuri njye bati se ura ni daddy we. Tuba dufite buriya impamvu wenda twabibyitanye ari impamvu. Ariko utatubeshye inshuti zawe wa presence umugore wawe umukopine wawe zabyakire gute? Benshi barishimye cyane kuko abo ubu ngubu maze kugira nta numwe uravuga ati ngo ni bibi cyane iki. Icyo mvuga nisa commentaire nicyo kintu kibi mbona zituvuga nabi, kandi nabo bari mu buyobe kuko nibabona ibintu byamaze kuba official nibo bazavuga ati koko turemeye. Yego. Ariko isaha ntabwo tuzabuza abantu kudutuka, ntabwo tuzabuza abantu. Ikibi ni umuntu waza akagukubita cyangwa akakugira nabi, icyo kintu kibi. Ariko kugutuka cyangwa kugusebya ntacyo ibintu biba biri aho ngaho. Okay. Betwa tugana ku musozo wabwira iki akakanya Jane ijambo ry'urukundo nk'abakunzi? Yes. Jane nongere nkusubirira amasubyo ntabwo nzaguhemukira kandi ndagukunda. Nifuza nsaba Imana ko ubuzima bwawe bubabayemo nahora mbugendana muri nge, najya wenda gukora nk'akantu gatoya kakubabaza bikanangira, sibyo? Ntabwo nzakubabaza kandi ndabigusezeranyije n'imbere y'abakunzi bacu bari hano. That's love. N'urukundo tubifurize rero ibyiza gusa. Tubifurize ibyiza gusa cyane cyane ku bantu bakomeje kugenda babakritika bavuga ati ni gute umusore uri muto yemeye gukunda umugore navuga ngo umurusha imyaka. Ibyo ngibyo ni ibintu banakunda kugenderaho. Comment nkuko yabikubwiye bakavuga ngo umukecuru ngo ibiki n'ibiki, mbese bashaka kugira ngo bace intege ahubwo kugira ngo ducike intege tukarushaho gukomera tugasha no gukundana. Noneho hari igihe nigize kumubwira ariko sheri iyo banyise mukecuru ubifata uti ati njyewe iyo bakwise mukecuru nkwitaga kumikanje. Namubwira none se basi wajye ubabwira uti agakecuru kanje mukandekera cyambu cya yandirimba ati no sinzashimangira kuri umukecuru njyewe uri inkumi yanjye. Icyo gihe rero tuba tubiciye amazi kuko ndamubwira nese niba ndi mukecuru mama wawe na nyogokuru wawe bitwa abandi ntibajye bansubiza izina babaha sibundi kuko nawe uko bibona ari mukecuru
umukecuru uri smart gutya abaho umukecuru uzi kujya muri saro agasiga bintu agakora umusatsi akambara ikanzu nziza gutya atatinye kwambara nk'umusheri wanjye kunda nambaye imyenda migufi mbwira umukecuru wabo nambaye imyenda migufi kandi kamubera ariko ufite n'amaguru meza by the way warushe no kubimenya ko ufite amaguru meza jere nawe urabivuze so nubwo wahamagarika hariya bakazana umukecuru ufite akabando kuko buduhuriye bariya mbafata nk'abanyeshyari babandi batishimiye ahanini niba abakobwa bagumiwe barahari jera ujye babona bafite za 40-45 batarashaka rero bakwibonera Jeanne wifitiye abana b'abasore bariya beza jera subazi ufite abasore beza noneho bakabona nkundanye n'umusore mwiza bo noneho babuze n'ubahindura izina byibuze ngo abatera inda babyare n'uwo mwana bamwicaranaho bakabona bagiye kujya muri menopause nta kana bafite nta igisaza kibatereta babona je mfite umusore nk'uyu w'ibogari ishyari rikabica bati mukecuru kandi ndamutse ndi mukecuru ufite barabana nayo abakunda kwivuga si nk'abantu wita ko bari inshuti zawe oya abenshi nta nabonzi mu nshuti zanjye ntawe ubivuga gutyo nje mvugishije n'ukuri mu nshuti zanjye abenshi baranshyigikiye baravuga bati ja wahuye n'imibabaro ntiwigize ubona urukundo mu rugo rwawe gute wabona ugukunda akavuga ngo uramuruta kandi gusaza ni mu mutwe ibitekerezo bye nibizima nibyabaga jera hari umugabo uyu nguyu ari umugabo w'imyaka 50 uyu nguyu yarusha ibitekerezo ko yarize yarangije university yize kariye afite ubwenge bwo mu ishuri bwo hanze afite ubwenge bwo mu mutwe urumva ahubwo arananyunganira hari byinshi andusha yitwa ko muruta ahubwo hari byinshi andusha nibaza muramutse mukoze ubukwe tuzanabukora wivuga ngo turamutse ni mukuru ubukwe Imana izadushyigikira kandi nawe uzadushyigikira cyane rwose n'abantu bari kutwumva muri kanya bazabashyigikira nabo badushyigikire twebwe ntabwo dutwika ni ukuri kandi imbere y'Imana ntidutwika imbere y'Imana ndahiye ntabwo dutwika ahubwo badusengere niba na ngombwa bumva ko badushyigikira twe turi inyangamugayo kubwuriya mu ex hari abakunzi bacu bo hanze bari baravuze bati mwebwe nimushaka itariki y'ubukwe ibindi byose mu bidushinga iyo nza kuba nanatwika kirya gihe tuba twarabikoze kugenda se tugasezerana ejo tukadivorsa biranze birananiranye ari agatwiko twari kubikora uyu munsi turaza kubwira abantu bashyigikira n'ukuri pe badushyigikira mbwira ujye wibaza mu ijoro ry'ubukwe ryanyu rya mbere byibazaho birazoro hazacu wambaye kuko burya n'abadukurikiye n'abantu bakuru igihe cy'umwaka uzaburenga nacyo kintu mukunda ko atari muri babasore b'inkunda rubyino bamwe baba bafite ikintu bashaka ku muntu ndavuga wenda kuryamana ntabwo ari muri abo kuba rero wakwihangana kandi dukundana navuga ati je nafite urukundo rwinshi burya kugira ngo ugire urukundo rwinshi ariko wihangana amezi ageze mu mwaka kiriya kintu kitarabaho Imana izadushyigikira rero muri iryo joro ry'ubukwe nawe urabyumva leta yabihaye umugisha Imana yabihaye umugisha abadushyigikiye babihaye umugisha hazacu wambaye nuko kwima nta muntu nazagira uza kudusura muri iriya minsi 3 reka tuzaba twibereye twenyine mu cyumba dushima Imana kiriya cyumba rega bakita icyumba cy'amasengesho saba dusenga iryo jo uryitekereza uri kumwe na Jane umuzi gutya bisanzwe muratembera mugasohoka mukabwira amagambo y'urukundo ariko none undi iryo jo uritekereza gute iryo joro nkuko babivuga mbanza gukompara nkuko nguko tumeranye tutarabana noneho nkahita kuko nahamye na kera nsaba Imana urugo rw'umugisha ikintu ntekereza ku icyo kintu ku iryo joro ndaritegereje cyane kuko ndarishaka ni ukuri ikintu ntegereje cyane nako ikintu mbitekerezaho nkuko yabivuze ngo ni icyumba cy'amasengesho kuko ni icyumba cy'amasengesho ni icyumba cy'amasengesho ngaho ni ukuri mbitekerezaho byinshi ariko icy'ingenzi ni uko icy'ingenzi cyane ni uko gusa bizaba ari nk'ijuru rito niko nabyita ritangiye bizaba ari nk'ijuru rito ritangiye mu buzima bwacu wa mugani byemewe na leta byemewe n'Imana
rigatangira gutyo wumva bizaba ari impinduka kameme yego ikomeye cyane mu buzima bwanyu ngaye nguko tunagane ku musozi w'ikiganiro cyacu reka tubashimire cyane ari Bertrand ndetse na madame mu minsi iri imbere dusabe ikintu abakunzi bacu bari hano ubuzima bw'urukundo rwacu bwa buri munsi buri nabwo tubushyira kuri channel yacu yitwa Jane Show unadufashe uzadupiningire cyane rwose uzaba uduteye inkunga hanyuma bazajye baza barebe ese babayeho gute mu buzima bwabo bwa buri munsi ya bazakana n'umuntu wifuza nimero ya telefone yawe mushaka kuyivuga nimero ya telefone mukunda gukoresha 88 68 05 72 iyo niyo nimero ya Nso Jane yego ngayo nguko mwakoze cyane kuba natwe mu iki kiganiro any support iyo ari yo yose wakwifuza guha uno muryango uzaba umuryango minsi iri imbere no kuri mwayitanga mwakoze cyane mwakoze nawe